Yesu ukwiye amashimwe, ubugingo bwacu iteka buri mu maboko yawe. Kubaho tutakwizeye nukubura ubwenge. Haleluya, haleluya. Nongeye gushima Imana kubw'uyu mwanya tubonye kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana niryo ridutunga, niryo byo kurya by'umwuka. Ni igaburiro rero ry'uyu munsi tubonye. Tubishimira Imana. Uri kumwe na Pastor Dr. Gakwaya Emmanuel. Turasoma mu Migani igice cya 17 umurongo wa 28. Aravuga ngo ndetse n'umupfapfa iyo acecetse bagira ngo ni umunyabwenge, kandi iyo abumbuye umunwa bamwita umunyamakenga. Amen. Maze adutoze kukubaha buri munsi. Hano turabona umuntu w'umupfapfa. Umupfapfa rero buriya abanyuranye, ni ikinyuranyo cy'umunyabwenge, kuko umunyabwenge we tubimubona ku murongo wa 27, aho bavuga ngo uwifata mu magambo ni umunyabwenge, kandi ufite umutima witonze ni umuntu ujijutse. Umuntu ujijutse rero n'umunyabwenge, urumva ntabwo ari abapfapfa. Niho hakurikiraho umurongo wa 28 bagatangiza ijambo ngo ndetse rero n'umupfapfa. Ni ukuvuga ngo n'umupfapfa iyo acecetse bibwira ko ari umunyabwenge. Kubera iki? Kubera guceceka gusa. Aracecetse bakibwira ngo ni umunyabwenge, ariko niki? Mu by'ukuri ni umupfapfa. Kandi iyo abumbuye umunwa bamwita umunyamakenga, umuntu ugira amakenga, uvuga aziga. Ariko rero abumbuye umunwa, ariko nawe arasa naho ntacyo avuga, yigize nk'umuntu ujijutse. Hano turabona ko kutagira icyo uvuga rimwe na rimwe biba igisubizo kiri mu bwenge kuruta guhuragura amagambo, uvuga ibintu nyuma ukaza gusanga kugaragara ko ntacyo avuze, ntacyo ayo magambo ashobora kuba agaragara, uko agaragara atari kwiza. Aho rero ni umupfapfa, yacecetse, yanze guhuragura ibigambo, kuko nyuma wasanga yanze ko yamugaruka. Iyo rero acecetse agaragara nk'umunyabwenge, umupfapfa. Ngo kandi iyo abumbuye umunwa bamwita umunyamakenga. Hano rero twavuga ngo nta kamaro k'amagambo y'ubusa, amagambo uvuga gutyo atagize aho yerekeza, adafite impamvu. Amagambo y'ubusa, amagambo adafite impamvu. Uceceka ashobora kwiyoberanya, mbese ntibabone ubupfapfa bwe. Urumva nawe aba yiyoberanije, aba atumye bamukeka ko ari umunyabwenge, ariko ubundi ari iki? Ari umupfapfa, ntabwo ari umunyabwenge. Guceceka rero bituma wihishira uwo uriwe ntibakumenye, noneho abantu bakibwira ko uri umunyabwenge. Ese mu byo tujya tuvuga, hari ubwo nk'ubu turi kuganira bijyanye n'umutungo w'itorero, tukavuga n'umutungo w'umushumba, tukagira ngo noneho ushoboye kuba yaba umunyabwenge agira icyo atubwira, ushaka kuba ajijutse yitonze nawe agira icyo atubwira, mu bwenge bwe, mu kujijuka kwe agira icyo atubwira. Kuko iyo dusoma ijambo ry'Imana tubona ko muri uru rugo rwa data, Yesu niwe wavuze muri Yohana igice cya 10 umurongo wa 1, niho yavuze ngo ni ukuri ndababwira yuko winjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo, ahubwo akuririra ahandi, uwo aba ari umujura n'umunyazi. Amen. Iri ni ijambo ry'Imana. Ni ukureba rero muri uru rugo rwa data aba rurimo. Ese twinjiriye muri Kristo, twanyuze ku musaraba, ku buryo tuvuga ngo turakijijwe, ku buryo Uwiteka Yesu yavuga ati ni ukuri ndababwira yuko uwinjiriye muri jyewe, twebwe twinjiye mu rugo rwa data tunyuze mu irembo cyangwa twuririye ahandi. Kuko hari abasesera bakadusanga mu rugendo, hari n'abasimbuka banyuze hejuru bakaza bakadusanga mu rugendo,
tukaba uruvange nka kwa kundi abisirayeli bavuye muri Egiputa ari uruvange. Muri uru rugendo rero tugenda turi uruvange, niyo mpamvu akenshi tugomba kumenya uri umunyabwenge ngo utubwire icyo utekereza. Ni icyo ngicyo mu rugo rw'Imana tugomba, ntawe ducira urubanza, ariko tugomba kumenya ese yanyuze ku musaraba, kuko ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Imbuto rero ni aho ngaho turashaka kureba ese uyu nguyu ni umujura, ni umunyazi, cyangwa ni umwungeri nyakuri. Tugomba kureba rero muri izi nyigisho tugiye kureba muri iyi minsi, ntitukangwe no guceceka k'umupfapfa, ahubwo turebe tumenye ko uwo turi kumwe ari umuntu wifashe mu magambo, cyangwa se n'ufite umutima witonze, kubera ko ajijutse, ejo bundi azatugira inama ati iki ngiki turakibona gutya, iki turakibona gutya. Ariko rero icyo twishingikiriza cyose ni ijambo ry'Imana, niryo rituyobora kugira ngo tugere heza, tuzagere aho Yesu naza azaze aje gutwara abamukoreye, kandi abamukoreye neza. Kuko niwe uvuga ati ku murongo wa 9 muri icyo gice cya 10, avuga ngo ni gerembo, umuntu niyinjira muri jye azakizwa, azinjira asohoke, kandi azabona urwuri. Umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko jyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo, ndetse ngo zibone bwinshi. Amen. Kuba muri Yesu rero, abari muri Yesu twiteguye kubona ubugingo ndetse bwinshi, kuko Yesu uyu nguyu umwami wacu yaje gusenya imirimo y'umwanzi. Niyo mpamvu tugomba kuba dufite abanyabwenge, dufite abajijutse bagiye kutugira inama, bagiye kumva ikigomba gukorwa mu murimo w'Imana kugira ngo utere imbere. Kuko icyo dushinzwe twarawubonye, n'icyo Eva ashinzwe, icy'itorero rishinzwe. Eva arashushanya itorero. Tugomba kurwanya Satani kugira ngo dushobore kugera mu bwami bw'Imana. Kandi rero Yesu yaradutsindiye. Niba yatsinze rero, tugerageze kugendera mu butsinzi bwe, twirinda ingeso nk'iz'abambuzi, nk'iz'abajura. Haleluya. Tugomba rero gusenga cyane, Imana ibane natwe kandi itugirire neza, igire neza buri wese, yumve ko tugomba gukora umurimo w'Imana n'umutima mwiza, atari nk'abahatwa. Haleluya. Uwiteka abane namwe mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Ujye uduha Mwuka wawe Iteka, mazadutoze kukubaha buri munsi. ujye uduha Mwuka wawe Iteka, mazadutoze kukubaha buri munsi. ujye uduha Mwuka wawe Iteka, mazadutoze kukubaha